صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا أبا عبد الله. أيها الشهيد أيها المقتول أيها العطشان في أرض كربلاء، فيا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز والله فوزا عظيما. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أرواح التي حلت بفنائي. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله الآخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك العباس علمدار الحسين وزينب وبنتك سكينة وأم الكلثوم جميعا ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد أبا عبد الله الحسين في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن للقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. umunsi nk'uyu nguyu, umunsi w'agahinda, umunsi w'uyu nguyu ni umunsi batsembewemo urubyaro rutagatifu rwa Rasulullah. Umunsi nk'uyu nguyu amateka azahora yibuka uyu munsi ila qiyam isaa. Umunsi nk'uyu nguyu kuri ardi Karbala, izuba ryatse cyane, umujyi w'ubutayu,
aho bakandagiye hari hashyushye cyane, abadamu ibituza byumye, abonsaga bari babuze amashereka bitewe n'uko nta cyo kurya cyangwa se cyo kunywa bari bafite. Umunsi nk'uyu nguyu niwo munsi igitondo cyawo cyararize no kugorobwa kwawo ijoro ryararize. Umunsi nk'uyu niyo ishara Rasulul A'zam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yavuze igihe umwuzukuru we yavukaga, yararize cyane, bamubaza impamvu yo kurira kwe, aravuga ati mu by'ukuri uyu mwana wanjye cyangwa se umwuzukuru wanjye ari bwicwe kuri ardhin karbin wa bala. Ibyo Rasulul A'zam sallallahu alayhi wa alihi yavuze byaje kuba ku munsi nk'uyu nguyu, umunsi wa Ashura. Umunsi wa Ashura ni umunsi w'akababaro kuri ummati Rasulillah Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi, ukaba umunsi w'ibyishimo ku banzi ba Rasulul A'zam na Ahlul Bayt alayhim afdal tahiyyati salatu wassalam. Uyu munsi mu gihe tuzi yuko ummati Rasulillah hariyo umma nziza kuruta umma zose zabanje, ni gute ku munsi nk'uyu nguyu haboneka abantu muri iyi umma bakavuga yuko umunsi wa Ashura ari wo munsi w'ibyishimo muri umma ya Rasulul A'zam? Ibi byishimo byashizweho na Bani Umayya la'natullahi alayhim ajma'in, aho bahimbaje no kwishimira mu kwica al-Imam al-Husayn alayhi salam, paka bashiraho riwaya zigira ziti uzasiba ku munsi wa Ashura azababarirwa ibyaha bye. Bagira yuko ari umunsi w'ibyishimo kandi ari umunsi w'agahinda. Ibyo byishimo byabonetse gute? Byabonetse kuri Bani Umayya n'abanzi b'intumwa z'Imana Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi nk'uyu nguyu. Ibyo byishimo byatewe n'iki? Ni gute no kuri famiye ya Rasulul A'zam, kuri famiye y'intumwa Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi, kuri bo byari ikiriyo. Byatewe nuko al-Imam al-Husayn alayhi salam yavuze ati misli la yubayi'u misli Yazid. Urugero rwanjye njyewe Husayn cyangwa se urugero rwacu twebwe Ahlul Bayt ntabwo ari urwo gusapotinga
inkozi y'ibibi nka Yazid mal'un lanatullahi alayhi yari afite mission yo kurangiza idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Hussein aba tayari kwitanga mu guharanira no kuguma kw'iyi dini ntagatifu, idini ya Allah subhanahu wa ta'ala, aho Imana igira ati inna dina inda Allah al-Islam. Idini mbere ya Allah ni iyihe? Ni dini ya Kiislamu. Iyi dini Bani Umayya la'natullahi alayhim ajma'in nibo babiri bafite gahunda yo kwirangiza. Ariko Imam al-Hussein aravuga ati mithli la yubayi'u mithla, urugero rwanjye ntabwo ari rwo gusapotinga ubuyobozi bwande bwa Yazid, kubera ko yarazi mission ya Yazid ariyo kurangiza iki? Al-Islam. Imam al-Hussein n'ubu busilamu tuvuga ko dufite, tubufite mu kwitanga kwa Imam al-Hussein alayhi salam. Nk'uko Rasulul Azam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yazanye Islam, al-Imam al-Hussein alayhi salam niwe wasigaje Islam, na al-Imam al-Hujja ajala Allahu ta'ala farajahu sharif azazaje gutsinda yandi madini yose. Silsiliki ya silsila yiki ya baitun nubuwa wa ma'dinur risala wa mukhtalafil malaika. Niyo mission, nicyo kitwicaje hano mu kumwibuka al-Imam al-Hussein alayhi salam, nk'uko Rasulul Azam yavuze ati mu by'ukuri ukwicwa kwa Hussein nicyo cyere kizahora mu mitima y'abemera, ntikizigera kizima. Umuntu wese ubwirwa inkuru za Aba Abdillah al-Hussein, ku byamubaye Aba Abdillah al-Hussein, mu maso ye hatembwamo iki? Amarira. Kubera iki? Kubera ko yishwe by'agashinyaguro, yishwe akorewe zulma, yishwe ari mu guharanira ubuntu bw'ikiremwa muntu no guhoza idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Hussein alayhi salam nyuma y'uko ashiriwe n'ingabo ze yagiye mu mahema ajya kubasezera, arimo guha inshingano mushiki we Ummul Masaib ariwe Zainab al-Kubra. Akimara kubasezera al-Imam al-Hussein yabwiye mushiki we, nzanira wa mwenda ucagaguritse cyane, wa mwenda udafite icyo umaze, kugira ngo mwambare. Zainab salamullahi alayha abaza musaza, baramubwira ati ni kubera icyo ushaka kwambara umwenda uciriritse cyane? Imamu aramubwira ati aba bantu nta buntu bafite, nyuma yo kunyica bazanyambura ibyo nambaye, ndashaka uriya mwenda kugira ngo batazagira gute, batazanyambura imyenda, sigare nta myenda afite. Zainab al-Kubra salamullahi alayha azanira Imam al-Hussein wa mwenda,
imamu arawambara ashiraho deraya ye umwenda w'intambara ajya ku ifarashi ye ashaka kwinjira muri meidani. Arimo gukurura ifarasi kugira ngo igende, ifarasi ntabwo yigeze igenda, ahubwo yarebye ifarasi abona ifarasi irimo irarira. Al-Imam al-Hussein nibwo yarebaga munsi mu maguru y'ifarasi abonamo umwana we, umukobwa we Bisukayna salamullahi alayha. Imamu aramanuka agenda kumbatira umwana we Sakina, aramubwira ati yewe Sakina, ko nabasezeye wasubiye mu mahima. Sakina salamullahi alayha abwira papa we, yewe papa ugiye he? Ko ari wowe uhora umpoza, ko ari wowe uhora umpa ibyo kurya, ko ari wowe unsomera Qur'an ukansomera na riwaya za Ahlul Bayt, ugiye he yewe papa? Imam al-Hussein abwira umwana we yuko yinjiye muri Maidan agiye kurwana n'inkozi z'ibibi. Bisukayna salamullahi alayha abwira papa we, yewe papa mfite inyota ihambaye. Abul Fadli tayari bamurangije. Yewe papa, ubu ntiwansubiza basi Madina? Imam al-Hussein alayhi salam areba umwana w'imyaka 4, arareba amwereka ingabo za Umar ibn Sa'd la'natullahi alayhi zateraga induru zishimira kuza kurangiza Imam al-Hussein alayhi salam. Imam al-Hussein yereka umukobwa we aramubwira ati yewe binti, ya binti, reba turaca he kugira ngo musubize i Madina? Bisukayna salamullahi alayha abura icyo avuga. Nibwo Bizainab salamullahi alayha nawe yazaga. Imam al-Hussein abwira Bizainab, fata umwana wanjye, fata umukobwa wanjye umusubize mu mahima. Bizainab salamullahi alayha ummul masail afata umukobwa wa Imam al-Hussein amusubiza mu mahima. Imam al-Hussein ashaka kugana muri Maidan, Bizainab salamullahi alayha aramuhamagara aramubwira ati hagarara. Al-Imam al-Hussein arahagarara. Bizainab azagadis farasi aramubwira, ya akhi, yewe muvandimwe wanjye, yewe musaza wanjye, manuka ku ifarasi. Al-Imam al-Hussein amanuka ku ifarasi aramubwira ati, yewe musaza wanjye, ndashaka kukura ikiremba cyawe ku ijosi ryawe. Imam al-Hussein akura ikiremba yari yambaye ku ijosi. Bizainab al-Kubra asoma ijosi rya Imam al-Hussein aramubwira ati, fungurira n'igituza cyawe. Al-Imam al-Hussein afungura igituza. Bizainab salamullahi alayha asoma ku gituza cye, arangije yerekeza i Madina. Uburanga bwe abwerekeza i Madina. Aravuga ati, assalamu alayki ya umma. Aramubwira ati, amahoro y'Imana nakubeho yewe mama, indagizo yawe nayigejeje kuri Hussein. Imam al-Hussein abaza mushiki we, niki ya Zainab, niki kukoze bino? Maze we yerekeza i Madina ubwira mama
ambwira Fatimata Zahra salamullahi alayha bizainab aramubwira ati ya akhi, yewe muvandimwe wanjye, yewe musaza wanjye, mu by'ukuri igihe mama yarari muri lahza ze ya nyuma yarambwiye ati mukobwa wanjye, mu by'ukuri musaza wawe Hussein azicirwa i Karbala, icyo gihe ntabwo zaba mpari, ni wowe uzaba uhari, ni wowe uzaduserukira muri icyo kiriyo. Uwo munsi ndagusabye uzamusomere ku ijosi rye, uzanamusomere ku gituza cye, umwana wanjye, kuri niyaba yanjye. Imamu Hussein aramubwira ati mama yarabikubwiye, aramubwira niyo mpamvu mvuze ati ibyo indagizo yawe nayigejeje kuri Hussein. Aramubwira ati mama yarambwiye yuko abazi bazaguca umutwe. Mama yarambwiye ko bazaguca umutwe, igihimba cyawe kizaba kiri aho ngaho, n'umutwe nawe uri aho ngaho. Niyo mpamvu nasomye umutwe wawe, nasomye ijosi ryawe. Aramubwira ati nasomye n'igituza cyawe, kubera ko abanzi nyuma y'uko bamaze kukwica bazazana ifarashi zabo baze bazizamure ku gituza cyawe. Al-Imam al-Hussein akimara kumva ayo magambo ya mushiki we yararize cyane. Aramubwira ati yewe dada, yewe mushiki wanjye, iyi ni qadari al-maqdur, iri ni igena Imana yatugeneye. Subira mu mahema yewe mushiki wanjye, kugira ngo ugende ucunga abadamu n'abana. Al-Imam al-Hussein alayhi salam yinjira muri Meydan. Akigera muri Meydan atangira kubibwira, arababwira ati yemwe abantu, kuri ubu butaka hari uwundi umwana wa Rasulul Azam ari hano atari nge. Baramubwira bila shaka turakuzi yuko wewe uri umwuzukuru w'intumwa. Arababwira ati muzi yuko ngewe ndi umwana wa Fatimata Zahra sayyidatan nisa'il alamin. Baramubwira ati byose turabizi yewe Hussein. Arababwira ati muzi yuko papa wanjye ari sayyidil awsiya. Baravuga bati byose turabizi, noneho ni iki mushaka? Baramubwira ati nta kindi dushaka uretse kukwica, nta kindi dushaka uretse kuguhica, kugira ngo tubone ibyo twemerewe na Yazid Manula. Al-Imam al-Hussein alayhi salam yakoze itimamu al-hujja kugira ngo ejo ku munsi w'imperuka aba bantu batazitwaza mu bishe umuntu batazi. Al-Imam al-Hussein nibwo yahitaga avuga ati hal min nasir liyansuruna, hari uwaza kumfasha ngo azafashe. Bimana hari uri tayari kugana mu ijuru aze ku ruhande rwanjye kugira ngo arokoke n'umuriro utazima wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nta kintu Imam al-Hussein yigeze yumva mu bo yabwiraga. Mukanya nibwo yumvishe mu mahema barira cyane. Al-Imam al-Hussein akeka yuko ingabo zishobora kuba zagiye gutera amahema y'abamama. Nibwo Imam al-Hussein yasubiraga mu mahema. Akigera mu mahema abaza mushiki we, bite ya Zainab ko mwarize cyane? Natinye ngira yuko abanzi baje kubatera. Zainabul Kubra itamubwira ati ya Aba Abdullah,
yewe Hussein igihe wavugaga ati hal min nasirin yansuruna umwana wawe Ali Radi Abdullah Radi وعلى السابق yavuye mu gitanda cye umwana w'amezi atandatu agwa hasi. Al-Imam al-Hussein aravuga ati umwana wanjye yitabiriye umuhamagaro wo kuza kuntabara. hal min nasirin yansuruna birban salamullahi alayha. Igituza cye cyari cyumye, nta mashereka yari afite, iminwa yabo yari yasadutse kubera ubushuhe n'inzara bari bafite. Al-Imam al-Hussein abwira mushiki we, nzanira umwana wanjye mutware muri Meidani ngiye kumusabira amazi yo kunywa. Al-Imam al-Hussein alayhi salam azanira umwana we Ali al-Asghar Abdullah Radi, amushira mu ijoho rye amujyana muri Meidani. Abanzi babonye al-Imam al-Hussein azanye ikintu yashize mu ijoho rye, baketse yuko yazanye musafu kugira ngo barahirizanye, ariko al-Imam al-Hussein babona ko uyu mwana mutoya w'amezi atandatu. Imamu abwira umwana we, aramubwira ati ya Abdullah Radi, yewe Ali al-Asghar, mu by'ukuri papa wawe sinigeze saba umuntu wari we wese ikintu cyari cyo cyose uretse Imana Allah subhanahu wa ta'ala, ariko k'uyu munsi kubera wowe ngiye kugusabira abanzi, ngiye kugusabira amazi kuri aba banzi ibe itimamul hujja. Al-Imam al-Hussein arabareba arababwira ati yemwe bantu, nimba muvuga ko twebwe abantu bakuru mushobora kutwita ko dufite ibyaha, twakoze amakosa, uyu mwana mutoya afite irihe kosa? mumuhe amazi. Saf za Umar ibn Saad, ingabo za Umar ibn Saad zicikamo ibice. Abari bafite abana bagira zampuwe za kibyeyi baracikamo ibice. Bamwe baravuga bati mumuhe amazi, mumuhe umwana amazi, abandi baravuga ati la 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 ntimukamuhe. Imam arababwira ati nimba mutinya ko nimumuha umwana amazi nanjye ndibunywa amazi, basi umwe muri mwe naza mufate kugira ngo agire gute ajyaho amazi uyu mwana. Mal'un Umar ibn Saad la'natullahi alayhi akimara kubona iriya hali yahise abwira Harmala la'natullahi alayhi, uni we wari ufite shabaha yo kurasisha imyambi, aramubwira ati ya Harmala, mara kino kibazo Hussein yazanye. Harmala mal'un afata umwambi ufite imitwe itatu awutera umwana mutoya w'amezi atandatu Ali al-Asghar. Wa mwambi ucije ijosi rye mpaka umwambi winjira mu kuboko kwa Imam al-Hussein. Imam al-Hussein alayhi salam yararize cyane, afata ya maraso yanga yuko amaneka hasi, amaraso yatera hejuru. Riwaya ziratubwira ziti ya maraso ntabwo yigeze amanuka hasi, ahubwo yagumye mu kirere. يوم القيامة علي الأصغر أزاب زوانغابا بأي ذنب قتلت كوكيه شاها نكوز البكام كامشا. الإمام الحسين nibwo yafataga umwana we amusubiza mu mahima. Biruba bagenda gufata umwana azi yuko yahawe amazi.
babona Imamu Hussein yinjiye mu hema atangira gucukura ashingura umwana we. Nibwo Zainab salamullahi alaiha yamubwiraga ya Aba Abdillah bite kuisa umushingura kandi abandi na shuhada. Aravuga ati reka mushingure kubera ko abandi nyuma yuko banyishe bazagukata imitwe yacu. Sinshaka yuko umwana wanjye Aliyul Asghar nawe umutwe we uzashyirwa ku macumu. Al-Imam Hussein alayhi salam nibwo yinjiraga muri Meydan. Al-Imam Zainul Abidin yararwaye nawe ashaka kuyiduka kugira ngo ajye gufasha papa we, ariko nta mbaraga yari afite, yararwaye cyane arembye. Imam Hussein aramubwira ati yewe mwana wanjye sigara kubera ko wewe niwe Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati wallahu mutimu nurihi walau kariha mushriku. Ubu Imamu buzakomeza buciye kuri wowe yewe Aliyullah, yewe Hussein, yewe Ali Zainul Abidin. Al-Imam Sajjad abura ukuntu yinjira muri Meydan. Imana yakoze itimamul hujja kugira ngo Al-Imam Sajjad arware ntiyinjire muri Meydan, kubera ko iyo nawe aza kwinjira yari kwicwa, umma yari kubaho nta muyobozi kandi ntibishoboka. Al-Imam Hussein alayhi salam nibwo yinjiraga muri Meydan ararwana cyane. Zainab al-Kubra salamullahi alayha ntiyigeze areka musaza we, yaramukurikiranaga cyane. Hari agasozi kitwa Tayi Zainab kari Karbala, niwe yazamukaga kuri ka gasozi akareba ibiri kuba muri Meydan. Igihe Imam Hussein amaze kurwana cyane, bamugwishije hasi nta mbaraga afite, buri muntu yazaga ashaka kumwica akananirwa. Yageraga ku buranga bwa Imam Hussein akabona ari Rasulul Azam, bakagenda biruka bavuga bati mu by'ukuri ntabwo dushaka kwica Rasulul Azam, nta muriro dushaka, bagahunga. Ariko mal'un la'natullahi alayhi, Shimri ibn al-Jawshan la'natullahi alayhi, niwe yaje aravuga ati nimumbera abahamya kuri Yazid, nimumbera abahamya kuri Abdullah, mumbera abahamya kuri inde gavana wa Nuza, gavana wa Kufa, mumbera abahamya ko ari njye wakase wishe Hussein. Umar ibn Saad la'natullahi, Shimri ibn al-Jawshan la'natullahi alayhi asimbuka ku gituza cya Imam al-Hussein, abari tayari gushaka kumwica. Al-Imam al-Hussein nta mbaraga yari afite, aramubwira ati reka nkurebe wowe urinde. Aramureba Shimri ibn al-Jawshan la'natullahi alayhi, aramubwira ati mu by'ukuri nabwiwe n'ababu wanjye yuko umuntu uzanyica azaba asa n'ingurube, mu by'ukuri uri busa n'ingurube, ntange kubona ko uri ingurube. Shimri ibn al-Jawshan la'natullahi alayhi amucira Al-Imam al-Hussein mu maso, aramubwira ati ngiye kukwica nabi. Afata icyuma kidacyaye, aramubwira ati ngiye kukubabaza mpaka wiyumve. Shimri afata icyuma kidacyaye, nibwo yamukubise ibipanga 12. umutwe wa Imam al-Hussein barawuca. Nibwo Zainab al-Kubra salamullahi alayha yinjiraga araza asunika Shimri, aramubwira yewe Shimri mal'un wishe musaza wanjye. Shimri aramubwira ati nawe ndakwica, aramubwira nushaka kunyice ariko ufite laana za Allah subhanahu wa ta'ala. Nibwo Zainab salamullahi alayha yarariraga ati, aravuga ati ala wallahi bala khutla rasulillah,
وبجكري بيش رسول الأعظم والله قتلت الفاطمة الزهراء وبجكري بيش فاطمة الزهراء والله قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مبجكري بيش أمير المؤمنين بابواني مبجكري على قتل الحسن المجتبى مبجكري بيش حسن المجتبى وحسينا وغريبا وشهيدا ومقتولا بزينب سلام الله عليها التزامون بقانزر جهجروا ربك اللهم تقبل من هذا القربان يا وما نهي أتكو أتيري ربيك مريبي بتاعهم الإمام الحسين عليه السلام nyuma yuko yishwe umutwe watwawe kwa Yazid la'natullahi alayhi Yazid la'natullahi alayhi yari yatumye abantu baturuka mu mpande zitandukanye bakigera Shamu umutwe w'Imam al-Hussein bawushize ku isiniya Yazid afata inkoni atangira gukubita iminwa ya Imam al-Hussein alayhi salam yasinze nibwo mu bantu bari baraho ngaho umwe yari Baloz yari ambasaderi w'umwami wa Roma aramubaza ati yewe Yazid uyu ninde Yazid Malul la'natullahi alayhi aravuga ati akanagatsiko kigometse ku buyobozi bwanjye ngewe khalifa wa Rasulul A'zam wa muntu aramubaza ati yewe Yazid nakubajije uyu ninde ni mwene nde uyu mutwe nuwande Yazid aramwara nibwo yahise amubwira ati yewe Yazid uramenye ngewe nari umucuruzi nagendaga mu mpande zitandukanye z'ubucuruzi ngewe twari abakristo nawe bamuhamagaje muri icyo cyicaro bazi yuko ari ambasaderi w'umwami wa Roma ari umukristo wa mugabo abaha inkuru batari bazi aravuga ati mu by'ukuri muri Taurat muri mwivanjiri twize yuko Isa Yesu yavuze yuko hazaza intumwa izitwa Ahmad kandi amadini yose ategekwa gukurikira iyo ntumwa mu bucuruzi bwanjye rimwe naje Madina ngeri Madina ariko nari mfite amatsiko yo kubona iyo ntumwa nibwo nagize amahirwe nza kureba intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi Rasulul A'zam anyinjiza idini ngewe n'abana banjye mfite abahungu bane n'abakobwa batatu twese twinjiye idini Rasulul A'zam muri icyo gihe sinashatse kuva i Madina nagumye aho ngaho mu gihe runaka ariko haza rimwe twicaye mu musigiti haza abana babiri binjira mu musigiti babengerana wagira ngo ni abamarayika baje Rasul aho yari yicaye yarahagurutse ajya gufata abana arabazana abicaza ku iruhande rwe maze atangira gusoma Hussein Rasul arasoma Hussein asoma iminwa ye asoma amenyo ye maze Rasul ararira turamubaza ya Rasulullah limadha tabki ya Rasulullah kucyurira aravuga ati mu by'ukuri uyu mwana wanjye azicwa n'ibivume Imana ivuma bazamwica uyu mwana wanjye Hussein nibwo wa munuza yamubwiye ati yewe Yazid ahita mwambura ya nkoni ye
aramubwira turi ikivume yewe Yazid. Aba bana binjiye kwa Rasulul A'zam mu musigiti, baza babwira Rasulul A'zam, yewe babo, ngewe n'umuvandimwe wanjye twarwanye, turashaka utubwire ninde ufite imbaraga kuruta undi. Rasulul A'zam areba abana be arababwira ati imico yo kurwana ntabwo ari iyanyu, ariko ngiye kubaha ikintu cyiza kiri bugaragaze uwatsinze. Rasulul A'zam abaha imbaho zo kwandikaho, arababwira ati buri umwe nagende yandike hat iri bube nziza, écriture iri bube nziza, uwo nguwo araba ari umutsinzi watsinze undi. Nibwo abana bagiye, hashize akanya buri umwe yaje afite urubaho yanditseho, baza bereka Rasulul A'zam. Rasul arareba za hafi, arishima aravuga ati mu by'ukuri mwese nta watsinze undi, mwese muranganije. Ariko Rasul ahita avuga ati ngewe ntabwo ndi guca urubanza, nibujye kwa papa wanyu nawe abarebere, nawe abacira urubanza. Abana batwara za hafi kwa Amirul Mu'minin Maula Ali, areba ziriya hafi arababwira ati mu by'ukuri nta watsinze undi, mwese muranganije. Amirul Mu'minin nawe arababwira ati nanjye sinaca urubanza, nimujye kwa mama wanyu Fatima Zahra sallallahu alaihi wasallam. Abana bajya kwa mama wabo Fatima Zahra sallallahu alaiha, areba ziriya hati arababwira ati mwese muri abatsinzi, nta watsinze undi, ariko mfite gardan bande yanjye, mfite shenete yanjye ifite amasaro 7. Iyindi riwaya ivuga yuko yari ifite amasaro 13. Aravuga ati ngiye guca ya masaro, buri muntu ashake uri bufata amasaro menshi kuruta undi, uyo nguyo niwe uraba watsinze. Fatima aca wa mukufu we ya gardan bande, amasaro aratandukana, buri umwe atangira gushakisha ya masaro. Al-Imam al-Hasan alayhi salam, kuri riwaya ivuga yuko yari amasaro 7. Al-Imam al-Hasan abona amasaro 3 na al-Imam al-Husayn abona amasaro 3, habura isaro rimwe. Barababwira ati muracyanganyije kugeza uno munota, umuntu uri bubone iryo saro rimwe niwe uri butsinde mugenzi we. Barashakisha, ariko mukanya bose batera induru, baravuga bati nabonye igice cy'isaro. Buri muntu wese aravuga ati nabonye igice cy'isaro. Nibwo Fatima yarababwiraga ati mwese mwatsinze, nimusubire kwa babo wanyu ababwire icyo ari buhukumu. Abana Rasulul A'zam sallallahu alayhi wa alihi aravuga ati mu by'ukuri ngewe ntabwo nari tayari kubabaza umwe muri aba bana banjye. Amirul Mu'minin nawe aravuga ati wallahi nanjye ntabwo nari tayari kubabaza umwe muri aba bana banjye. Fatima nawe nuko Rasul itavuga ati wallahi na Allah ntabwo ari tayari kubabaza umwe muri aba. Wa mugabo aramubwira, we maluni Yazid, Imana ikuvume, watinyutse ukica umwuzukuru w'intumwa, uw'Imana itigeze ishaka kumubabaza. Rasul ntiyigeze ishaka kumubabaza, ariko wowe uratinyutse wiyise yuko uri umusigire w'intumwa. Imivumo ya Allah subhanahu wa ta'ala nikubeho. Wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammad أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة. يا رب المؤمنين اشف صدورنا المؤمنين بظهور الحجة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. إنا لله وإنا إليه راجعون.